Yesu nashimwe cyane. None bene data nshuti z'umusaraba aho dusangiye ibyiringiro bizima byo kuboneka kwa Yesu Kristo aje gutwara itorero, kandi akaba abanye natwe neza tukiri muri iyi si imeze gutya, kuko yavuze ko azi ko duhari kandi ko atazadusiga nk'imfubyi, azabana natwe. Reka mbasuhuze kandi bifuriza umugisha w'Imana no gusoza umwaka. Tumaze iminsi rero tuganira ku munyakwizera witwa Hezekiya. Uyu munsi turaza gusoma ibice 18 umurongo wa 31, aho tuza gusanga ingabo za Ashuri za Sanikerubi zaraje kuganira n'abaturage b'i Yerusalemu, zihagarara hejuru y'umurwa zirababwira ngo nimusohoke mu murwa. Bari babatumye ku mwami, umwami yanga gusohoka ngo avugane nabo, ariko hagasohoka abaminisitiri be bavugana nabo n'izo ntumwa za Sanikerubi. Kuko rero tubiziranyeho, twasanze Hezekiya yaratangiye neza agaragaza ko Imana ariyo kwiringirwa. Sinzi urwego twega abantu turiho ku buryo dushobora kwiringira Imana n'umutima wose. Tuzabona ko rero Hezekiya we yaratangiranye gusenya ibigirwamana, kwiringira Imana, kugikomezaho no gucana umubano na Ashuri, abo yasanze igihugu kigitanga amaturo kugira ngo bamuramye kandi bari mu gihugu cy'amasezerano. Twabonye byinshi rero, kandi twarebye n'uburyo ki umwami wa Ashuri yazengurutse igihugu cy'igituranye afata Abisiraheli mu gihugu cya ruguru, abajyana mu gihugu cy'iwabo, arabavangavanga. Hanyuma tubona ko yafashe n'imidugudu imwe yo mu gihugu cya Hezekiya, arayigota, arayitsinda, hasigara umurwa. Uwo rero turi kuvugana mu murwa aho yanze kurwana, ahubwo yabwiye abo mu murwa ngo basohoke. Aho twasomye rero ku murongo 31 igice cya 18 haranditse ngo Hezekiya ye kubashuka ngababwira ngo mwiringire Imana. Arababwira ati nimuramuka mwemereye umwami wa Ashuri mugasohoka, azabajyana mu gihugu cyiza kimeze nk'icyanyu, muzagira amahoro, murya ibyo kurya byiza mutuje, kandi ntabwo muzapfa. Ariko nababwira yuko Imana izabarinda, araba ari kubabeshya. Ati kubera ko Imana zaho twagiye dutera zose nta nimwe yigeze iduhagarara imbere. Ati iyo Mana yanyu yo izakora iki? Ibyo rero binyigisha iki? Binyigisha uburyo Satani atera ubwoba, akajya kwereka abantu bagenzi bawe yagiriye nabi, akakwereka ko nawe nuramuka utamwumviye azakugirira nabi. Ariko icyo nize muri ibintu byose turi kuvuga, nize ko ikintu dutunze ari ukwizera. Ikintu uyu mwami wa Ashuri yashaga kuri Hezekiya ni uko bavuga ko Imana inaniwe, Imana idashoboye. Kandi namwe murabizi ko dufite abantu baduhagarara hejuru badutuka, bavuga ko Imana yacu nta kintu imaze, batubwira ati abanyabyaha murebe baguwe neza. Yeremiya yigeze avuga ngo abanyabyaha ngo yarababonye bona bameze nk'igiti kigaye, ngo no mu ipfa ryabo babara gake. Niko yigeze avuga umugaragu w'Imana Yeremiya, ariko asoza avuga ngo ariko naritegereje iherezo ryabo ngo ndebe uko bizarangira, ngo nsanga Imana ibashyira ahanyerera ngo bakavunagurika. Buriya ndakwinginze kandi ubyumve nk'ibyawe, ntuzigere utekereza kuvana umutima ku Mana ngo bitewe n'uko hari amajwi akubwira ngo nta kimana izakumarira. Umva, mu byemezo ufata by'ubuzima bwawe, icyaha cyo uzi ko twamaze kwemezanya ko kitari amahitamo yacu. Niyo yaba ariyo nzira yonyine isigaye,
ukabona abantu bose bari kwinyuramo n'abo bitwa ko basenga, ukabona niyo nzira bayobotse. Wowe ntabwo bizaguhira. Kubera iki? Amagambo y'Imana wumvise arahagije yatuma umenya kuvuga oya imbere y'icyaha. Hezekiya rero namukunze yabanje kubwira umwami wa Ashuri ati ese waguha wo gusaba imbabazi tukabana amahoro ntabwo wambabarira ko naguhemukiye? Undi ati nta kibazo. Amuca amatoni y'izahabu, Hezekiya arayabura, bigeze ajya gusenya urusengero rw'Uwiteka kugira ngo akureho izahabu ibasha kuzuza ibiro yari yasabwe. Ariko byarangiye bigaragaye ko nibwo se wa Satani ntago azagukunda, nta gahunda ihari yo kumvikana nawe dufite, nta mishyikirano dufitanye nawe. Iyo mbese umuntu ambira ngo Satani arakwanga, ndamubaza se ubwo waruje kumbwira ko ushaka ko twiyunga ngo dukundane? Satani araguhiga. Satani ndamubwira ngo ibyo akora byose mfite umunkunda kandi umurusha imbaraga. Reka rero nkwifurize nawe mwene data mushiki wanjye uhagarika amajwi ya Satani aguca intege akubwira ko nta kimana izakumarira. Imana yacu iri mu kazi kandi ku nyungu zawe. Urakoze Imana ikumpera umugisha. Kadusenga n'Imana nawe. Imana yacu uro kwizerwa rero, uwo kwizerwa mu mvura, uro kwizerwa ku zuba, uro kwizerwa mu mwijima, uro kwizerwa mu mucyo, uro kwizerwa byemeye cyangwa byanze, uro kwizerwa byagenze neza twahombye cyangwa twungutse. Ntabwo dufite gahunda yo kugukuraho umutima kubera ko ari wowe byiringiro byacu bidakoze isoni. Yemerera mu gusenga kwanjye hagira umuntu ugarura, urafashe icyemezo cyo gushaka uko yicira inzira ngo yirwarize, amenye ko nta mahitamo dufite na make yo gukora ibyaha ngo tugubwe neza. Kandi ngushimiye ko biduhaye kuko tugusabye mu izina rya Yesu ugira neza. Amen.